nkundira Imana, niba nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana, niba nkundira Imana. Haleluya. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Yesu nashimwe uwo nkurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro iguha umugisha cyane. Nangiye nkuririmbira ngo niba unkunda, haleluya, unkundira iki? Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mbazaniye ubutumwa bwiza buvuga buti, bufite insanganyamatsiko igira iti haleluya, dukundane urukundo rw'Imana. Haleluya. Dukundane urukundo rw'iki? Rw'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nshaka ko tujya mu rukundo rw'abantu. Oya, uyu munsi mbazaniye insanganyamatsiko igira iti dukundane urukundo rw'Imana. Ni gute wabona urukundo rw'Imana? Nkurikira kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana iguhe umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Hatumimana Eric, cyangwa se ukanyita Eric ubuntu bwa Yesu. Niko benshi bakunda kunyita kuko ndi inshuti na Yesu cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikwishimire cyane. Nanjye ndirimba ngo niba unkundira Imana. None insanganyamatsiko yagira iti tugire urukundo rw'Imana. Ni gute wabona urukundo rw'Imana? Niyo nsanganyamatsiko uyu munsi nakuzaniye, nibwo butumwa bwiza bw'amahoro nakuzaniye. Reka twifashishe ibyanditswe, kuko ibyanditswe ari ijambo ry'Imana, ari ibyahumetswe n'Imana, ari imvugo y'Imana. Ni gute wabona urukundo rw'Imana? Rero nkaba nabazanye insanganyamatsiko ivuga ngo dukundane urukundo rw'iki? Rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twifashishe urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice ni icya kabiri. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya kabiri. Ni iki? Reka mbabaze ikibazo. Ni iki? Ni iki? Havuga ngo iki nicyo kitumenyesha, ko dukunda abana b'Imana. Ni uko dukunda Imana. Wabyumvishe mwene data? Ikitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda iki? Imana. Habanza gukunda Imana. Kanongere subiremo. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 2. Haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana. Ikitumenyesha ko dukunda abana b'Imana ni uko dukunda Imana, tugakurikiza amategeko yayo. Imana ishimwe cyane. Ngo ikitumenyesha ko dukunda abana b'Imana ngo nuko dukunda iki? Imana, tukitondera amategeko yayo. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda Imana, haleluya, iyo ukunda Imana ukitondera amategeko y'Imana, haleluya, icyo ni ikimenyetso cy'uko ukunda n'abana b'Imana by'ukuri utaryarya. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri cyadufasha kugira urukundo rw'Imana, tugakundana urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Mwene data unkurikiye, insanganyamatsiko nabazaniye yagira iti dukundane urukundo rw'Imana, kuko ari rwo rukundo rw'ukuri. Kuko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo. Iyo usomye Yohana igice cya 10, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, haravuga ngo kuko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo. Mwabyumvishe? Abantu ujye ubwira ati kubera iki utajya gusenga, kubera iki utukana, wanga Imana, ngo yango njye Imana ndayikunda. Imana urayikunda ugisambana? Urayikunda ukiba? Urayikunda gute se?
ijambo rimwe riravuga ngo kuko gukunda Imana ari uku, ni ukwitondera amategeko yayo. Ni ukwitondera amategeko yayo. Na Yesu yarabivuze, aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ese mwene data wowe nkurikiye, wabasha kwitondera amategeko y'Imana utarizera? Igisubizo ni oya, ntabwo bishoboka. Umuntu abashishwa n'Umwuka Wera iyo amaze kwizera. Washobora kwitondera amategeko y'Imana ari uko habanje kujya gute? Kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza rero, Yesu wizeye, kuko mu kwizera burya bwoko bw'Imana habamo imbaraga zigushoboza kwitondera amategeko y'Imana. Habamo imbaraga zigukoresha ibyo gukiranuka mu kwizera. Rero turimo turashaka urukundo, dukundane urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Nimba ushaka rero kugira urukundo rw'Imana, wakora iki? Wakora iki kugira ngo ubone urukundo rw'Imana? Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15, ho hatubwira kuntu ikimenyetso cyo gukunda Imana ngo ni ukwitondera iki? Amategeko y'Imana. Niko Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Umuntu witondera amategeko y'Imana yajya kwiba akibuka yuko yakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi yamupfiriye akamubabarizwa, akamwereka urukundo rwo rwishe, akavuga ati sinkibye nubwo inzara inyishe, nubwo nari ngiye kuburara, nubwo abana banjye babuze ibyo kurya, inzara ibishe, ariko sinkibye kandi mfite uburyo. Nimba yaragiye gusambana ari umugore wenda cyangwa umukobwa, akavuga sinyisambanye nubwo ariho nari gukura amafaranga y'ubukode bw'inzu, nubwo bagiye kunsohora mu nzu, sinyisambanye kuko nkundana na Yesu kandi yarabimbujije. Ni ikizira, arabyanga. None rero kubera ko nkundana nawe sinyisambanye, ndemera mburare, ndemera abana banjye bicwe n'inzara, ariko sinjya gukora icyaha. Uwo niwe muntu ukunda Yesu by'ukuri. Niyo mpamvu Yesu yavuze hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 10 ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Imana ishimwe cyane. None nari ndimo nkubaza mwene data unkurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, ndimo nkubaza ngo ni iki twakora ngo tubone urukundo rw'Imana? Haleluya. Ni iki wakora ngo ubone urukundo rw'Imana? Icyo wakora kugira ngo ubone urukundo rw'Imana ni iki? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15, igice cya 15 umurongo wa 10, Yesu yaravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye. Imana ishimwe. Umva ijambo ry'ubwenge buhanitse. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye. Urukundo rwande rwa Eric ubuntu bwa Yesu ngewe ubabwira. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye. Imana ishimwe. Rero bwoko bw'Imana naje kubarangira ikintu twakora kugira ngo tugire urukundo rw'Imana, tujye dukundana urukundo rw'Imana. Ni ukwitondera amategeko y'Imana, none tukaguma mu rukundo rwanjye. Reka mfate Bibiliya iri jambo ndisome kugira ngo mubashe kuryumva neza. Haleluya. Reka mfate Bibiliya kugira ngo iri jambo mubashe kuryumva neza. Niho hari igisubizo cyatuma tugira urukundo rw'Imana. Haleluya. Noneho natwe tugakundana nk'uko Imana yagize gute? Yadutegetse ngo dukundane. Ni itegeko ry'Imana yaduhaye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, reka tuhasome. Ni igice cya 15, igice cya 15, dusome umurongo wa 10. Handitswe ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye. Imana ishimwe. Muzaguma mu rukundo rwanjye kuko nanjye nitondeye amategeko
ya data nkaguma mu rukundo rwe. Haleluya, Imana ishimwe. Mbega ijambo riryoshye, mbega ijambo ry'ubwenge buhanitse. Icyama mwene data wunkurikiye, umwuka wera akabana nawe, iri jambo ukaryumva cyane. Kugira ngo ubone urukundo rw'Imana ni ukwitondera amategeko ya Yesu. Haleluya, ngo nk'uko Yesu nawe yitondeye amategeko ya data wa twese uri mu ijuru, akaguma mu rukundo rwe. Natwe rero twitondera amategeko Yesu Kristo umwami wacu yaduhaye, tukamwumvira. Ibyo atubuza ntitubikore, ibyo atwemerera gukora tukabikora. Haleluya, tuzaba mu rukundo rwe. Icyo gihe uzambara urukundo rw'Imana. Ntabwo uzagambanira mugenzi wawe, kuko ufite urukundo rw'Imana, kuko witondeye amategeko ya Yesu. Kandi Yesu arakubwira ngo dukundane. Haleluya, ibyo bizatuma utagambanira mwene so, bizatuma utagira mwene nabi so, utakwica umuntu, utakwiba, utasambanya umuntu, kuko uvuga ngo uyu muntu usambanyije ndamurenganyije. Haleluya, icyama mwuka wera akabana nawe, ukumva iri jambo. Ni iki twakora? Insanganyamatsiko nabazaniye yagiraga iti dukundane urukundo rw'Imana. Imana itanga amahoro kwishimira. Dukundane urukundo rw'Imana. Tubonye ko kugira ngo ikitwereka ko dukunda abana b'Imana by'ukuri, haleluya, nuko twitondera amategeko y'Imana, nuko dukunda Imana. Umuntu ukunda Imana, wubaha Imana, kirazira kwangana, akunda mugenzi we, kuko umwuka w'Imana uba uri muri we. Ukunda umwuka w'Imana gukora ibyiza uba uri muri we. Ariko biba byaraturutse mu kubera ko wizeye Yesu. Haleluya, wamara kumwizera Yesu akajya gushoboza kwitondera amategeko, kugendera mu byiza bitunganye, mu byiza biboneye, mu mbaraga tubonera mu kwizera. Rero mwene data, itondere amategeko y'Imana, kandi nimba warizeye, humura, muri Kristo Yesu harimo imbaraga zidushoboza kwitondera amategeko y'Imana. Uwibaga niyongere kwiba, watukanaga niyongere gutukana, wasambanaga, wanywaga inzoga niyongere kubikora. Ingeso mbi zose Yesu araza akazinesha mu mbaraga ze, iyo wamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Rero dukundane urukundo rw'Imana. Niba unkunda, unkundira iki? Imana. Niba unkunda, unkundira Imana. Nkundira Imana. Niba ukunda Imana, nanjye uri inshuti yanjye. Niba ukunda Imana, ndahamya nashidikanya yuko rwose ufite urukundo rw'Imana kandi unkunda by'ukuri bitaryarya, apana urukundo rw'abantu rugira icyo rushingiraho. Urukundo rw'Imana ntirugira icyo rushingiraho, nicyo cyiza cy'urukundo rw'Imana. Rero bwoko bw'Imana, we wari umurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, nari mfite insanganyamatsiko igira iti dukundane urukundo rw'Imana. Twize yuko kugira urukundo rw'Imana bidusaba kwitondera amategeko y'Imana, tugaguma mu rukundo rwayo. Imana itanga amahoro iguhe umugisha. Imana itanga amahoro ikwishimire. Uwiteka abane nawe kandi aguhe umugisha. We wafashe umwanya ukankurikirana kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, aho ducisha ho ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bwaguhesha ubugingo. Imana ikwishimire. Washaka kunkurikirana yankurikirana kuri nimero 0788 75 64 31. Aho niho wambonera umpamagaye. Ushaka kunkurikirana ni kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, cyangwa se ubuntu YouTube channel ubuntu bw'Imana. Imana ikwishimire.